bakunzi ba ndetse twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubasuhuriza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari muri East Africa, haba muri Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania. Turabakengurukiye, turabasuhuje, ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika, yaba abari muri Zambia, Mozambique, Malawi, ndetse South Africa n'ahandi hose hatandukanye muri Afrika. Kandi twakwagirwa n'iyo kure hakurya y'amazi za USA, UK, Canada, Australia, hose tuzi ko dufite inshuti. Mwese mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe kandi muhora mwishimira amakuru tubagezaho. Turabashimiye kandi turabasuhuje. Ndetse kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu, tuguhaye ikaze mu muryango w'abagize ndetse, tugusaba ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe, ndetse kandi wishimire kuba umuryango umwe w'abagize ndetse. Uyu munsi rero tuzanye update z'imirimo yo kuvugurura cyangwa kwagura cyangwa se kubaka Stade Amahoro, nk'uko bamwe bajya bidusaba muri comment cyangwa se bakatwandikira badusaba tubagezaho amakuru y'uko imirimo aho igeze, uko byifashe. Muri video iheruka twababwiraga cyangwa se twabagirijeho y'uko igikorwa cyo gutunganya ikibuga cyari cyatangiye, bwo bari batangiye kumakinga mu kibuga bashushanyamo hazaca amatiyo y'amazi, nk'uko tujya tubona mu bibuga, mu mastade yakomeye cyangwa se mastade tujya tubona mu bindi bihugu. Amastade ko ubwatsi kiyo bari muri half time, ubwatsi babwuhira imashini cyangwa se uburyo buri automatique kugira ngo ikibuga kirusheho kugira ubuzima bwiza. Ndetse no muri Stade Amahoro rero ayo matiyo yatangiye gushyirwamo mu kibuga, dore ko ikibuga cyari cyaratunganyijwe, cyarazamuye, ubutaka bwarazamuye kikegera hejuru, kikegera tribune. Rero igikorwa kirimo ni cya plomberi y'ikibuga, bashyiramo amatiyo, dore ko aho muri video rero barimo bategura cyangwa se batunganya ahazajya ayo matiyo. Ubu rero gushyira amatiyo byaratangiye, igice kimwe bigaragara ko n'amatiyo yarangije kugeramo, dore ko batangiye gufunga imyobo cyangwa se gusiba imyobo, dore ko bayisibisha umucanga kugira ngo y'amazi nazamuka azabashe kugenda neza. Ndetse kandi ayo matiyo harimo ategurwa, ashyirwamo neza kugira ngo ikibuga kizabashe kumererwa neza. Igice cya plomberi nikirangira, hazakurikiraho igikorwa cyo gushyira mu butaka bufite ifumbire, ubutaka bwo gushyirwamo ubwatsi, dore ko buzaba ari ubwatsi buturutse hanze, buri imported, bwaturutse hanze, kugira ngo ikibuga kizarusheho kuba mpuzamahanga koko. Ndetse kandi bigaragara ko n'amarangi, igikorwa cyo gusiga amarangi, igikorwa cya finissage, ko dore ko cyatangiriye imbere mu nzu, mu ma etage cyangwa se mu byumba bigize Stade Amahoro mo indani, dore ko hazaba harimo ama office, hazaba harimo za cafetaria, hazaba harimo gym, hazaba harimo salle de conférence, hazaba harimo aho kwakira abashyitsi hatandukanye, ibintu byinshi bitandukanye, ama studio, ibiki cyangwa se urwambariro n'ibindi byinshi bitandukanye, ama office. Ibyo byose izo nzu nizo zatangiye gukorerwamo ama finissage. Mu ma video yatambutse twagiye tubibereka, tubibabwira, yaba ari installation, gusiga amarangi, finissage zitandukanye zo mu nzu, gushyiramo amaparafo. Ibyo byose rero byatangiriyemo imbere, ariko ubu ngubu noneho n'inyuma wabasha kubibona ko naho icyerekana ko imirimo igeze kure, naho byarahageze, dore ko amarangi, gusiga amarangi yaba ari ku bice by'inyuma, hano hari kuzamurwa inkingi zifashe igisenge, bakanomeka ino migongo, bigaragara ko amarangi yasizweho. Ndetse kandi no mu imbere muri stade urabibona hano aho tribune yo hasi niyo hejuru bihurira, urabona ko amarangi yasizweho, urabona ibara ry'umweru, bigaragara ko ari irangi, ndetse n'abakozi bari mu kazi, bigaragara ko rero akazi kageze kure. Si ibyo gusa kandi n'imirimo ya installation y'amashanyarazi, tuzi ko hano tribune zihuriye cyangwa se hano hatandukanye, tribune yo hasi niyo hejuru, tuzi ko haba hariho tableau cyangwa se screen zo kwamamarizaho. Urabibona ko screen, installation y'amashanyarazi cyangwa se umuriro, supply izana umuriro muri izo tableau cyangwa se muri izo screen zo kwamamarizaho. Urabona ko na installation nabyo bigeze kure, hariho pipes zitwayemo izo nsinga, zitwayemo izindi installation zitandukanye. Kwa hano hariya harimo installation zitandukanye, yaba ari y'amashanyarazi, yaba ari ya telecommunication cyangwa se ijyanye n'uburyo bwa internet, uburyo bwa network, byose birimo. Ndetse kandi n'ibijyanye na AC cyangwa se air conditioning, cyangwa se uburyo bwo kuzana ubuhehere, byose installation byose urabona ko bigeze kure. Ntabwo bikiri mu byumba gusa, ahubwo byageze no hanze, ku buryo uwari wese abasha kubibona cyangwa se abasha kubona ko ibintu birimbanije, imirimo irimbanije.
Si ibyo gusa kandi n'ibijyanye na truss cyangwa se sharpante cyangwa se igisenge muri make, nabyo imirimo irakomeje gushyirwamo imbaraga, dore ko inkingi zifashe icyo gisenge nazo zikomeza kuzamurwa umunsi ku wundi, dore ko ari naho bagenda bomeka cyangwa se babambaho ino migongo. Urabona ko stade yatangiye kugira isura ukurikije uko igishushanyo mbonera twakibonaga, abantu bayobazaga se ni gutya ko stade izaba imeze, se ni gutya ibi niko ibintu bizamera, ariko urabona ko byagize isura. Urabona ko uwo ari wese yabona koko ari Stade Amahoro twabonye umushushanyo mbonera ari nayo iri kugaragara. Ndetse kandi tuvuye no muri stade, iyo ugeze hanze inyuma ukareba uburyo bari gutunganya parikingi, dore ko ibitaka amaraterite arimo ashyirwamo abahatsindagira bashyira kuri nivo iringaniye, ku buryo ahantu yaba ari uturutse mu muhanda usanzwe, imihanda ihari, azajya abasha kwaksesinga kuri stade nta kibazo, dore ko stade yigijwe hejuru. Ukurikije uko ikibuga cyigijwe hejuru, byahise bituma ko na parikingi igomba kuzamurwa kugira ngo nivo abantu binjiriraho kwa kundi yaba ambulance zinjira bitazagongana, bitazagorana. Byatumye rero na stade cyangwa se na parikingi igomba kuzamurwa nivo yayo, bituma nivo ikibuga cya parikingi ya stade iriho n'umuhanda uzabona ko harimo akantu k'agapante. Si parikingi gusa iri gukorwaho, ndetse na Petit stade nk'uko twayaberetse ubushize, igisenge cyari kigeze kure, n'indi mirimo yo kuyivugurura, ndetse na Gymnase NPC, byose duheruka kubabwira tubereka ko byatunganyijwe, biri gutunganywa, byose biri gukorwaho, biri kuvugururwa. Ndetse kandi n'ikigo nderabuzima cya Remera nacyo kiri mu bigomba kwimurwa cyangwa se kuva hariya, dore ko byagaragaye ko kigiye kwimurirwa mu gisimenti, aho hose hazagurirwa, aho kiri hakaba hazagurirwa parikingi ya stade. Ndetse kandi n'ibiro bya polisi y'i Remera aho byahoze, muzi ko yashyizwe hasi kugira ngo hose naho hazabe icyanya cyahariwe parikingi, kuko stade nimba yarakiraga 30,000 cyangwa se 25, igihe izaba yashyizwe rero ku 45,000, igomba kuba ifite ahantu hagutse hisanzuye kugira ngo hazakire imodoka cyangwa se abazayitabira bazabashe kubona aho binjira, cyangwa se bazashe kwisanzura muri abo parika, cyangwa se bazana amabisi zibone aho ziparika. Ibyo byose rero biratanga icyizere yuko mu kwa gatandatu umwaka utaha 2024 stade izaba yarabonetse. Bakunzi ba ndetse rero turabashimiye, komeza kubana natwe, tubasaba gukanda subscribe batari bayikanda, kugira ngo dukomeze kubana namwe mu biganiro byose ducisha hano. Bye bye, ciao ciao.